urugamba rwo kubohora u Rwanda hamwe n'ibiganiro by'amahoro hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda byari birimbanyije mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Perezida Habyarimana n'inzego ze z'iperereza bari bakataje mu kongera guca umugongo FPR Inkotanyi. Aho kwita ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zari zandagaye hirya no hino ku isi, guhagarika akarengane no guhohotera abatutsi imbere mu gihugu, guverinoma ya Habyarimana yahisemo guca undi muvuno wo kugerageza kwica Major General Paul Kagame wari ukuriye ingabo za FPR Inkotanyi. Bari bagamije kongera guca intege uwo mutwe nk'uko bari babigenje bica Major General Fred Gisa Rwigema mu Kwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ubutumwa bwo kwivugana Paul Kagame bwahawe Umufaransa Capitaine Paul Barry wari inshuti n'umujyanama wa Perezida bya Habyarimana, akaba intumwa ya Perezida Francis Mitterrand. Umufaransa Paul Barry yatangiye gukorana n'u Rwanda cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ubwo FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko agakoreshwa no gukorana n'Ubufaransa muri dosiye zijyanye no guha intwaro imyitozo ya gisirikare. Guverinoma y'u Rwanda yateguraga jenoside. Muri 2004 Umufaransa Paul Barry yabwiye umwanditsi wa filime mbarankuru Raphael ko agitangira gukorana n'u Rwanda umwe mu mirimo ikomeye yahawe ari ugucengera akaneka FPR Inkotanyi kugera mu mizi yayo. Umuryango utegamiye kuri leta witwa Souverain muri Mutarama 2013 wahishyuye ko Perezida Habyarimana yahaye ubutumwa Umufaransa Paul Barry bwise insecticide, bwari bugamije gukora ibikorwa byose bigamije guca intege FPR Inkotanyi ndetse no kwica abatutsi imbere mu gihugu. Umufaransa Paul Barry yishyuwe asaga miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Imbaraga ze zose nyinshi zijya mu guhiga abayobozi bakuru ba FPR Inkotanyi aho bari hose, bahereye kuri Major General Paul Kagame. Gusa ntabwo uwo muryango utegamiye kuri leta ugaragaza uburyo byari gukorwamo, ariko ivuga ko Paul Kagame yagombaga kwicwa ku murindi mu birindiro bye. Ntabwo bwari ubwa mbere Habyarimana agerageje uburyo bwo kwica Paul Kagame, kuko no mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe nyuma yaho FPR Inkotanyi yigaruriye ibice byinshi bya Byumba, hari umugore woherejwe ku murindi ngo yice Paul Kagame akoresheje uburozi. Uwo mugore ntabwo byamuhiriye atarashyira mu bikorwa uwo mugambi we w'umubishye. Nubwo kwica Paul Kagame byananiranye ku Mufaransa Paul Barry, yashyize imbaraga mu kubahiriza ibyo yari yahawe gukora muri Operation Insecticide, birimo gutoza abasirikare kabuhariwe bagombaga kubikira FPR Inkotanyi bakayitesha ibice yafashe, bakaninjirira imigambi yayo kugeza ipfubye no kwica abatutsi mu buryo bwihuse. Imyitozo yaberaga mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe, ubu ngubu aha ni mu karere ka Nyabihu. Uyu mutwe w'ingabo Paul Barry yahawe gutoza waje wunganira undi wari waratangiye gutozwa n'Ubufaransa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri witwa Galab, nawo wari warahawe misiyo yo gutahura no kubangamira imigambi ya FPR Inkotanyi, ariko bikanarangira. Muri Kamena igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane guverinoma yakoraga jenoside yashyizeho agahimbaza musyi n'ingabo zo gukangurira interahamwe kwihutisha ubwicanyi. Umufaransa Barry kandi niwe wifashishwaga na guverinoma y'u Rwanda gushaka abacanshuro b'Abafaransa bagombaga gushaka ingabo za leta kurwanya FPR Inkotanyi. Ubwo jenoside yari irimbanyije, Augustin Bizimana wari minisitiri w'ingabo yandikiye Umufaransa Barry amusaba gushaka abasirikare nibura 1000 bo gufasha ingabo za leta. Icyo gihe Umufaransa Barry yishyuwe asaga miliyari 120 z'amadolari y'Amerika. Abacanshuro Umufaransa Barry yarabashatse, ariko ntacyo bafashije leta yakoraga jenoside mu gutuma umujyi wa Kigali udafatwa nk'uko yari yabimemereye. Byanarakaje Augustin Bizimana kuko muri Nzeri imwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yandikiye Umufaransa Barry amwishyuza umwe muri ayo mafaranga bamuhaye kuko hari ibyo atakoze. Mu kwivana mu nsori nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Umufaransa Barry yakunze gukwirakwiza ikinyoma cy'uko iyo Perezida Habyarimana adapfa jenoside itari kuba, nyamara ari umwe mu bagize uruhare mu itegurwa ryayo, atoza abasirikare n'abasivili bayishyize mu bikorwa.
Ubuhamya bw'umufaransa Paul Barry bwagiye bwibazwaho kenshi kubera kunyuranya n'ibyo yavugaga, hamwe akanabeshya nk'aho yavuze ko abitse agasanduku k'umukara kabonetse mu ndege yitwaye Habyarimana Juvenal, nyamara bikaza kurangira byari ikinyoma.